Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko wabanye natwe ukatugirira neza, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi rwose, tweze tuboneze, udukureho umugayo wose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerere umwanya w'umugisha ntube impfabusa, kandi twemerere imbaraga z'Imana ziganze ziteka mu ruhande rwacu. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye kumva turirimba indirimbo ya 35 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ume kukwegera Mana yanjye, naho twafatanya umusaraba, nagumya kwishima nkajya ngusenga nti ume kukwegera Mana yanjye, nagumya kwishima nkajya ngusenga nti ume kukwegera Mana yanjye, ume kukwegera Mana yanjye, ryundengera iteka ngumye nkwizere, ntewe na Satani ujya undwanirira, ume kukwegera Mana yanjye, newe na Satani jya undwanirira, ume kukwegera Mana yanjye, naho natungurwa n'umwijima, nkisegura ibuye mbaye njyenyine, zabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye, zabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye. Wakinguye ijuru Mana yanjye, urwego ruriho rutugezayo, mugenzi komera jya usaba iteka uti tujye tugumana Mana yanjye, mugenzi komera jya usaba iteka uti
tujye tugumana mana yanjye. Amen, amen. Umuririmbyi, iri ni isengesho yasenze, nawe ndarigutuye kandi ndakwifuriza ko nawe uzajya usenga muri ubu buryo. Yaravuze ngo mpe kukwegera mana yanjye, naho twafatanye umusaraba nagumya kwishima nkajya nkusenga nti umpe kukwegera mana yanjye. Imana ishimwe. Bene data, birakwiye ko twegera Imana, birakwiye ko twegera Imana kurushaho, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Bene data, birakwiye ko turwanya Satani kugira ngo aduhunge, tukegera Imana kugira ngo natwe twegere, kugira ngo ibane natwe, kugira ngo ibe mu byacu. Ni wowe kwiyegera nanjye nkayegera, ubundi nayo ikatwegera kandi ikadufasha, ikabana natwe muri byose kandi ikatubera umuyobozi. Imana ishimwe cyane. Ngo naho twafatanye umusaraba ngo nagumya kwishima nkajya ngusenga nti umpe kukwegera mana yanjye. Mwene data, ndagira nkubwire ngo wegera Imana kurushaho, kandi gukurikira Imana ntago byoroshye. Bisaba ko umuntu yiyanga, bisaba ko umuntu yiyanga akikorera umusaraba agakurikira Imana. Bisaba ko ari ibyo umuntu yiyambura, bisaba ko ari ibyo umuntu areka, bisaba ko hari ukuntu umuntu yitwara, kuko ku Mana, Imana ishaka ko tuyibamo tumaramaje. Imana ishaka ko tugendana nayo tutayiryarya. Imana ishaka ko tutayitirira, ahubwo tuba abakristo nyakuri. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Ngo umpe kukwegera mana yanjye. Mwene data, nimureke twegera Imana, nimureke dushaka Imana kurushaho, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ni mumwambaze akiri bugufi. Mwene data, birakwiye ko ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, birakwiye ko wegera Imana kurushaho. Birakwiye ko wegera Imana ikakuyobora inzira ukwiye gucamo, ikakubwira uko ukwiye kwitwara. Birakwiye ko wegera Imana ikakumenera amabanga, ikakubwira ibiri imbere, ikakubwira uko ukwiye kwitwara. Nanjye birakwiye ko nyegera, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo musenge ubudasiba. Bene data, ni musenge ubudasiba kandi mube maso, kandi murushaho gukiranuka muri byose, kuko icyo Imana dushakaho nuko dukiranuka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Mwene data, ukwiye gushaka Imana no gukiranuka, ibindi byose uzabyongererwa, kuko icyubahiro n'ubukire biva mu Mana. Ni ibyo byose uzabibona, kandi ngo wubahe Uwiteka, wicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingurano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Humura rero, shaka ubwami bw'Imana unakiranuke, wegere Imana kurushaho, ibindi byose biri mu biganza byayo. Imana niyo mugenga wa byose, kandi Imana ni byose. Nuyibona n'ibindi byose uzaba wayibonye. Imana ibampera umugisha. Ngume kukwegera mana yanjye, ngo jya undengera iteka, ngumye nkwizere, ntewe na Satani jya undwanirira, umpe kukwegera mana yanjye. Imana ishimwe. Nawe ribe isengesho ryawe, ubwire Imana ikwegere, nawe uyegere, ubwire Imana kubera umuyobozi, ubwire Imana ibane nawe. Nugendana n'Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Ubuzima bwawe nubwimikamwe Imana nta kintu uzaba, kuko Imana ishobora byose. Ujye undengera iteka, ngumye nkwizere. Birakwiye ko tubwira Imana ikaturengera, kuko twebwe turi abanyantege nke, ntabwo twakishoboza. Niyo mpamvu ukwiye kubwira Imana ikakurengera, ikabana nawe, kandi ugakomeza ukayisaba gukomeza kuyizera, kuko ngo utizera Imana ntibishoboka ko yayinezeza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze wizere Imana. Imana inezerwe, Imana itugirire neza. Ngo ntewe na Satani ujye undwanira. Birakwiye mwene data ko ubwira Imana ikabana nawe mu gihe utewe na Satani ikakurwanira, kuko ntiwakishoboza. Nukuri, kandi umuririmbyi yaravuze ngo tudafite umwami Yesu, ingabo za Satani zadushobora, zaduhindura. Uramukeneye rero, ukeneye Imana mu buzima bwawe kugira ngo ikurwanirire, kugira ngo itsinde Satani, kuko wowe wenyine n'inyama n'amaraso ntabwo wabishobora. Ariko uri kumwe n'Imana byose bigenda neza. Uri kumwe n'Imana uratsinda, uri kumwe n'Imana urashobora. Imana ishimwe cyane. Buri wese rero nasaba Imana kugira ngo
imwegere nawe ayegere, kugira ngo Imana imurengere iteka, kugira ngo mu gihe dutewe na Satani Imana iturwanirire. Imana ishimwe. Ngo naho natungurwa n'umwijima, ngo nkisegura ibuye, ngo mbaye njyenyine, ngo nzabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye. Imana ishimwe. Mu gihe utewe n'umwijima, mu gihe ugeze ahantu habi, mu gihe ugeze mu bigeragezo bikomeye, mu gihe ugeze mu burwayi bukomeye, ubona nta nzira, haleluya, ndagira nkubwire ngo jya uhamagara Imana ibane nawe, jya uhamagara Imana yururuka ibane nawe, ubundi iguhumurize, ikube bugufi, ikube hafi. Erega bene data, Imana yacu iradukunda, dukunda urukundo rwinshi. Yatwohereje umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Uretse kuba Yesu Kristo yaducunguye, ni n'inshuti yacu ya bugufi. Yesu Kristo atwitayeho, Yesu Kristo aragukunda, Yesu Kristo akwitayeho. Wigira ubwoba rero, nugera mu mwijima, nugera aho bigukomereye, jya umuhamagara abane nawe, nk'uko yagendereye Yakobo. Ubwo Yakobo yari aryamye, akarota Imana ikamugenderera, ubundi akarota ibyo mu ijuru. Haleluya. Nawe jya uhamagara Imana ibane nawe, jya uhamagara Imana igufata ukuboko, jya uhamagara Imana iziguhumurize, kubera ko wowe ntiwakishoboza. Icyo usabwa wowe ni ukuba mu mwanya mwiza wo gukiranuka. Icyo usabwa ni ugukora ibyo Imana ishaka, naho ibindi byose bizagenda neza. Aho wagera hose habe, umwijima wose wageramo, ibikomeye byose wageramo, Imana niyo mutabazi wacu. Uwiteka niyo mutabazi wacu. Gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mwene data, wigira ubwoba, ibyo wacamo byose, ibyo waba uri gucamo byose, ibyo waba uhura nabyo byose, mutabazi wacu ni Yesu. Muhamagara abane nawe, muhamagara gutabare, muhamagare agufate ukuboko, muhamagara aguhumurize, kuko byose arabishoboye. Ni inshuti yacu ibana natwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye, Imana yacu niyo buhungiro bwacu, ngo ni imbaraga zacu, ngo ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Haleluya. Imana ishimwe. Yakobo igihe yari atunguwe n'umwijima, ngo yararyamye yisegura ibuye, ngo ijuru riruruka. Haleluya. Ngo ijuru rirafunguka. Haleluya. Avugana n'Imana. Nawe humura rero, nta kure wagera Imana itabana nawe, nta kure wagera Imana yakureka. Icyo usabwa ni ukuba mu mwanya mwiza, icyo usabwa ni ugutungana rwose, icyo usabwa ni ukwiyeza ukiboneza nk'uko waboneye. Ibindi byose Imana izabigenza neza. Imana ishimwe cyane. Ngo wakinguye ijuru, ngo Mana yanjye, ngo urwego ruriho rutugezayo, ngo mugenzi komera, ngo jya usaba iteka uti tujye tugumana Mana yanjye. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yakinguye ijuru. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, turabaragwa b'ubwami, turabaragwa b'ijuru. Haleluya. Urwego ruriho rutujyanayo ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Bene data, niyo mpamvu mbinginga kugira ngo Yesu Kristo mumwimike mu mitima yanyu, mumwemerere ababere umwami n'umukiza, kuko niwe tuboneramo ubugingo, niwe rwego ruzatugeza mu ijuru, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mumuhitemo rwose, kugira ngo mumuhitemo, mwongere mumuhitemo, mumwimike mu buzima bwanyu, kandi nanjye mwimike mu buzima bwanjye, kuko Yesu Kristo niwe shingiro ry'ubuzima. Iyo umuntu adafite Yesu Kristo muri we, ntabwo ubuzima buba bwuzuye, ahubwo haleluya, abafite icyabura. Niyo mpamvu mbinginga ngo mwemerere Kristo abe muri mwe, mwemerere Kristo ature muri mwe, mwemerere Kristo ababere inshuti, ababere umujyanama, kuko ni urwego rutugeza mu ijuru. Imana ishimwe. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mumugire uwa mbere mu buzima bwanyu. Ariko ndagira nkubwire mwene data ngo komera, ahubwo ikibazo cyose waba ufite, ibyo waba uri gucamo byose, komera. Jya usaba Imana igigumana nawe, jya usaba Imana ikube hafi, jya usaba Imana ibane nawe muri iki kigeragezo uri gucamo, kuko niyo mutabazi wacu. Gutabarwa kwacu kuva ku Mana, kandi Imana niyo buhungiro bwacu.
nta wayihungiye buzakorwa n'isoni. Icyo usabwa ni ugukora ibyiza, icyo usabwa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ukuyegera kurushaho, ariko uba maso kandi dusenga ubudasiba kuko ni Imana idushakaho. Imana ibampera umugisha. Ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi. Muri isi turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Akira Yesu Kristo akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera umwami wawe, kuko niwe tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwemerere agufate ukuboko azakugeze mu ijuru amahoro. Imana ibampera umugisha kandi Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'indirimbo umuririmbyi yaravuze ngo umpe kukwegera Mana yanjye, ngo ujye undengera iteka, ngo ngumye nkwizere, ngo ntewe na Satani, ngo ujye undwanirira, ngo umpe kukwegera Mana yanjye. Oh haleluya! Data wa twese uri mu ijuru, nta wundi mutabazi dufite atari wowe. Duhe kukwegera kurushaho, duhe kugushaka kurushaho, kubera ko tugufite dufite byose. Oh haleluya! Tugufite dufite umurengezi. Bankurikiranye ndabasengeye, bahe kukwegera kugira ngo nabo begere, bahe kurwanya Satani azabahunga, kandi bahe gukiranuka ku gato no ku kanini. Ubarinde ikibi mu izina rya Yesu, barinde imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu, barinde gukora ibidafite umumaro, ahubwo bahe kugendera mu kuri kwawe, bahe kwiyeza nk'uko nawe wera mu izina rya Yesu. Urwaye mukize, ufite imbaraga y'indemuha amahoro mu mutima mu izina rya Yesu. Wihebye umugarukeho, mubyeyi utegereje urubyaro muhe guheka mu izina rya Yesu. Murimo wakomeze wagure mwami, ugabanya abarimbuka kongera abakizwa, batarakumenya bahe kukumenya mu izina rya Yesu. Abadahinduka ubahindure, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Bakoze kumvishe gusenga Mana yacu, cyubahiro ni cyawe buniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Imbaraga zayo zibane namwe, buri wese uko yifuza yibone, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo kuko ari bwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.